ku munsi w'ubukwe bwe niwo munsi yatekereje mu by'ukuri kuba yatandukana n'umugabo bari bagiye kuba barushingana. Nimba ukunda inkuru zagasobanuye ukaba ukunda inkuru nziza n'ugero udakoze kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu zindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Dutangiye gute rero sasa? Dutangiye tubona hari umugeni wambaye agatimba ndetse n'umugeni yaje ari gutabaza avuga ati mwanyinguriye kuko ataza kunyica. Hari umusore wari hakuno yaramukinguye ariko abonye umukobwa winjiye abona yambaye agatimba. Umukobwa ati rwose mbabarira umishe bari bagiye kunyica. Tikari utavuga ko ndi hano. Kwereka umusore byaramucanze. Umusore arangije aravuga ati reka nze nkwereka. Arangije yegera ku rugi hakuno yumva hari umuntu ukomanga akinguye yabonye ari wa mugabo mu by'ukuri w'uyu mukobwa wari winjiyemo hano. Umugabo ati nta mukobwa wigeze umbonera winjira hano. Ati rwose twari tugiye kuba twakora ubukwe none sinzi impamvu arimo aranenya. Ndetse barakwereka hakuno umukobwa we yaravuze ati rwose wa mugabo we ntiwigere uvuga yuko ndimo hano. Umugabo yarakomeje arangije ati ni umukobwa mwiza, ni umukobwa ubona yuko ateye neza rwose nuramuka umumboneye uze kuba wamumbwira ko umukeneye cyane. Barakwereka umusore hakuno ibyo bari kuvuga byose umukobwa yari kubyumva. Maze umukobwa haritigeze aravuga ati kuko ndakora iki. Umugabo amubwira ati uwo mukobwa sinzi impamvu yakomeje kugenda nyisha ariko ninza kumubona araza kuba yambona. Barakwereka umusore yahindukiye. Umukobwa ati oya utavuga ko ndi hano ndakwingize rwose. Ati rwose uwo mugabo ni inyamaswa. Nkubwira ngo kuba wakora subscribe kuri YouTube channel byose nibyo bize gutuma by'ukuri dukomeza kuba twabahereza izindi nkuru nyinshi kandi nziza cyane. Umusore yarengewe no mukobwa aramubwira ati rwose uwo mukobwa uvuga ntabwo namubonye. Tahubwo ashobora kuba yanyuze hari aruguru ukaba waketse ko ari hano. Ndetse muri ako kanya umugabo ati wabonye yanyuze hariya. Ati noneho nimba wabonye yanyuze hariya reka nze ngerageza njye kuba namureba. Muri ako kanya barakwereka umugabo aravuze ati ariko ko numvishe urusaku ruza rwerekeza ahangaha ni gute umbwira ko n'umukobwa ataba yageze hano? Ati ubwo nturi kumbeshya? Ati rero sawa nimba uzi ko uri kumbwiza ukuri reka ngende. Mu by'ukuri ati rwose genda urebe ahangaha wibeshye nta mukobwa uhari. Gusa umusore byaramucanze ahita akinga yihuta aravuga ati ngomba kukubaza wa mukobwa we ni igiki kijya mbere. Ambwira ati kubera icyo uriya mugabo arimo araza gushakisha. Ambwira ati vuga gake rwose uriya mugabo arimo arashaka kuba yangirira nabi. Ati ntabwo mukunda ariko sinzi impamvu akomeza kugenda nyirukaho ndetse mbona tubanye byaba bibi. Umusore ati none ni gute ushobora kumbwira ngo wageze aho wambara agatimba ukaba kuvuga ngo ntabwo ukunda uno musore? N'ibyo bintu bishoboka bite? Gusa umukobwa we niba uzi impamvu kandi baravuga ngo akari mu nda kamenywa n'ingobyi. Mu by'ukuri rero turakwereka hakuno uno mugeni yaratekereje aravuga ati koko mana yanjye ni gute nshobora kuba nacika iriya nyamaswa? Ni gute nshobora kuba nakomeza kuba naba ndi mu maboko y'uriya mugizi wa nabi? Ndetse umusore hakuno yamaze gukingaho umugeni nawe arahaguruka ambwira ati rwose urakoze kandi urakoze cyane kuba ubashije kuba wanabara. Ndetse muri ako kanya barakwereka umukobwa aramubwira ati rwose sinzi impamvu mu by'ukuri niyumvisha ko uno mugabo ari umuntu mubi. Ati basi reka nigendere. Agiye kuba yasohoka umusore aramutagira aramubwira ati umva n'ubundi wagumye hano nuramuka ugiye hari hanze n'ubundi byanga byakunda araza kuba yakubona. Ati rero waguma hano ahubwo reka nze nkwereke nguhereze ibintu uba wambaye ukuremo iyo kanzu y'ubukwe wari wambaye. Kwereka hakuno umukobwa byaramutangaje cyane. Umusore yamuzaniye imyenda arayimuhereza arangije aramubwira ati ambara iyo myenda nuramuka uyambaye biraza gutuma mu by'ukuri wumva kumeze neza. Umukobwa yarishimye arangije aravuga ati ngaho egera hariya abari uhinjira basi ntaza kuba nakureba. Umukobwa yitegereje igisore ukuntu ari igisore cyiza, ukuntu ari igisore gifite umutima mwiza. Ubundi umusore aramubwira ati ariko humura rwose nta kibazo uri buze kuba wagira. Umukobwa aramubwira ati by'ukuri nibwo nabona umuntu mwiza ushaka kuba yamfasha, nibwo nabona umuntu basi ugifite umutima wa kimuntu. Bakwereka umusore aramubwira ati wa mukobwa we rero icyo nakubwira uba ugomba kumenya ko abantu twese tutari babi. Gusa umukobwa we byamurenze nawe wibaze kubona umuntu ugutabara yarangiza akanaguhereza imyenda kugira ngo umugizi wa nabi ataza kuba yagira ikintu agukoraho. Akwereka yamuhereje imyenda undi nawe akajya amwitegereza akavuga ati ariko ibi bintu bihurira hehera. Kwereka umukobwa yagize atya
avuga ati reka ndemindura imyenda nkuremo aka gatimba nkuremo iyi kanzu by'ukuri y'ubukwe. Ndetse muri ako kanya umukobwa ati rwose urakoze, ati urakoze kuba wanabaye, urakoze kuba wanyitayeho, mu by'ukuri uri umusore mwiza, ubundi witwa nde? Ndetse umusore aramubwira ati njyewe nitwa Andrea. Umusore ati rwose nitwa Andrea. Undi nawe ati Andrea uri umuntu mwiza cyane, ntabwo niteze ko ibi ngibi biri buze kuba byaba. Ibaze ku munsi w'ubukwe wawe, ku munsi w'ubukwe bwawe ari wo munsi mu by'ukuri uhuriyeho n'umuntu ukugirira neza kandi wowe uzi wifuza mu buzima bwawe. Akwereka Angela aramubwira ati urakoze cyane kuba unyizeye, tari kugire vuba uhindure turebe ko twagenda uriya mugabo isaha n'isaha ashobora kuba yagaruka. Tukwereka umukobwa yarakinzeho atongera akingura aramubwira ati ariko nawe ushaka wajya guhindura imyenda kugira ngo duhite tuyigendera ataza kuba yagisanga hano. Umusore biramutangaza avuga ati n'umukobwa noneho ni gati icyo urimo uratekereza ko ibi bintu ariko byakagenze. Ongera kutwereka umusore arimo aragisa nk'utambuka, ndetse wa mukobwa ari kuvuga ati hari ikibazo kibaye se? Ati oya rwose humura ndimo ndabigenzura neza cyane. Bongera kutwereka ndetse bongera kutwereka wa mugabo ageze mu rugo, abaza umukozi ati ntabwo wigeze umubona umugore wanjye? Umugore aratekereza avuga ati n'umugabo ko agira umutima mubi, ni gute ashobora kuba ari kumbaza umugore we? Umugabo ati nutambwira aho ari ntabwo uri bunyire. Ako kanya umukozi aramubwira ati umva, nta muntu n'umwe nigeze mbona hano, ati kandi ntukomeze kuba wambaza ibintu byinshi. Agiye kuba yatambuka, ikigabo kiramutangiriye kiramubwira kitumva, ukaramuka umboneye umugore utegetswe kuba wambwira nkaba naza nkahita mfata uwo mugore. Muri ako kanya bongera kutwereka umugabo ku kijisho kibi cyane, arahindukira ahita akomeza aramanuka arigendera. Gusa uko arimo aratambuka muri salo yageze hakuno, arebye sinzi icyo yabonye urukweto rwa wa mukobwa, ndetse mu kumara kurubona havuga ati ni gute ushobora kuba wankora ibi bintu ku munsi w'ubukwe? Ni gute ushobora kuba wamimukira? Gusa ikigabo ntabwo ari icyana cyiza, ndetse ibigaragara cyo nuko ari ikigabo gifite umutima mubi, kandi umutima mubi utari mwiza habe na gato. Bongeye kutwereka Andrea na wa mugore mu by'ukuri yitabariye, barimo barashaka kuba bahunga ndetse bakigendera kuko yaramaze no kuba yamuhereza imyenda. Ndetse barakwereka Andrea yafashe umukobwa amubwira ati reka twigendere tujye ahantu kure cyane. Bongera kutwereka hakuno wa mukozi yafashije mu by'ukuri wa mukobwa, amubwira ati rwose wakoze kuba mu by'ukuri wandengeye. Barakwereka begeye hakuno muri iki cyumba. Rero sasa bakimara kukigeramo, umukobwa yitegereje icyumba aravuga ati ni gute ibintu byose bipakinze neza muri ino nzu? Ati rwose nta gatangaza gakomeye cyane. Ati ni gute bino bintu ushobora kuba warabikoze? Umusore aritegereza amubwira ati umva, ubundi njyewe ubusanzwe nkunda kugira n'ibintu byiza cyane, nkunda gutegura ahantu mba ndi kubera ko ni ibintu nkunda cyane kabisa. Barakwereka hakuno umusore amubwira ati umva, usibye ko wenda waje muri biriya bihe, ariko mu by'ukuri ni umukobwa mwiza cyane. Umukobwa biramutangaza ukuntu umuntu wamutabaye atangiye kuba yamubwira ko ari mwiza. Umusore akomeza ati mu by'ukuri ntabwo nakubeshya rwose, byonyine kuba uteye utya ni ikintu cyiza cy'agaciro ndetse cy'agatangaza mbona ushobora kuba wibitseho. Barasetse barishima, ndetse unabona yuko umusore nawe ahantu ari aranezerewe cyane. Bongeye kutwereka umukobwa ameze nk'umuntu mu by'ukuri wanezerewe cyane, amubwira ati rwose icara ahangaha nkwereke akantu umfasha. Umukobwa mutima yatangiye gutekereza ati ni gute umuntu duhuye bwa mbere atangira kunyereka ko anyitayeho kurusha umugabo twari tumaranye imyaka irenga 5 dukundana? Ati mu by'ukuri wa musore uragatangaza. Umusore aramubwira ati mva rwose ndi tayari ko nakora igishoboka cyose nkaba nakurwanirira. Ndetse umukobwa aravuga ati okay, ati urakoze cyane Andrea. Ndetse barakwereka umusore aramubwira ati umva, ati basi hari ikintu kimwe ndimo ndashaka kuba nagusaba. Ati unyemerere ko nitumara kuba
twakwitegura turi buze kujya ahantu kure cyane dushobora mu by'ukuri kuba twahunga aba bagizi ba nabi. Umusore sasa yatangiye kuba yakiproporeza ndetse no kuba yakisabira uno mwana w'umukobwa mu by'ukuri kuba baza kuba bakwijyanira. Umukobwa ambwira ati rwose ntabwo ndi tayari nta nubwo niteguye, sinzi ko ibintu twakora byaba binyuze mu mucyo kandi byaba bifite ishingiro. Umusore we yumvaga ko byanga byakunda ashobora kuba yaporopoza uno mukobwa akamusaba ikintu gikomeye cyane, ndetse umusore yabonye yanze ko bajyana, arangije amwizeza gahunda zose yuko ziri buze kuba zagenda neza. Sasa tugaruke hakuno wa mugabo aza afite umujinya avuga ati ni gute ushobora kumbwira ngo umukobwa ntabwo wamubonye? Umukecuru w'umukozi wo mu rugo avuga ati rwose ntabwo ibyo ngibyo uri kumbwira ndi kubyumva. Uko kigabo kirambwira kiti umenye ko ngiye nta muntu ujya umbeshya ngo bize kuba byamugwa amahoro. Ati ngaramuka mbonye ikimenyetso cy'uko ibintu byose wambwiye wari uri kumbeshyera, uraza kuba umenya njye ndi muntu ki, bimeze bite, cyangwa ni gute nshobora kuba naguhemukira. Ati wicunge neza. Sasa umukecuru batangiye kuba bamutera ubwoba, nawe arabitekereza aravuga ati ariko ni gute uno mugabo akomeza guhigahiga uno mwana w'umukobwa? Yamutwaye iki? Yamukoze iki ku buryo atekereza kuba yamuhigisha uruhindu? Gusa gahunda tuzi neza nuko kino kigabo ari icyana kibi. Ndetse barakwereka umukobwa yatangiye no kuba yamutekerereza inkuru, abwira Angie ati rwose nabayeho imyaka irenga 5 nishimye, umugabo wanjye narinzi ntabwo mu by'ukuri ari we ndi kubona ubu ngubu. Mu by'ukuri kuri ino saha nibwo natangiye kubona ni muntu ki. Ati rwose nta kintu kimwe nigeze mutwara usibye kumwubaha gusa no kuba nagerageza kwigengesera kubw'urukundo namukundaga. Umusore mu kumara kubyumva yarahagurutse aramubwira ati rero amahirwe burya aza rimwe mu buzima, nahoze nifuza umukobwa umeze nkawe. Umukobwa nawe yatangiye gusekamo aravuga ati ushatse kuvuga ko wahoze wifuza guhura n'umukobwa umeze nkanjye? Ati rwose ni agatangaza gakomeye cyane uburyo nshobora nanjye guhura nawe mu buryo bw'igitangaza kandi nkumva mwiyumvishemo. Ibyo ngibyo byose ni iby'ubusa kuba nari ngiye kubana uriya mugabo nkasiga umuntu Imana nyirizina yari yanyeretse wagombaga kunyitaho. Umusore arambwira ati sasa rero hindukira urebe ikintu naguteguriye. Umukobwa mu kumara guhindukira yahise yikangamo ndetse arishima. Mu kumara kwishima yagiye asatira mu by'ukuri akantu kameze nk'akazu umusore yamuteguriye, ahamubwira ati ahangaha niho tugomba kuba twakwisha. Ndetse umukobwa byaramunejeje cyane. Mu kumara kumunezeza yinjiramo ubona ko anezerewe. Ni akantu gasa umweru umusore yateguye mu by'ukuri ko kugira ngo ajye abasha kuba yakigiramo yikingemo ndetse ntihagire umenya ko ahari. Umukobwa byaramunejeje ubona yuko mu by'ukuri ari ikintu gitangaje cyane yarabonye. Ndetse bakomeje gukina. Uko bakomeza kugenda bakina niko umusore arushaho kugenda akunda umukobwa, n'umukobwa nawe ukabona ko nta mutima mubi mu by'ukuri afitiye uno mwana w'umusore. Uku niko mu by'ukuri umusore yaje kuba yitabarira umugeni bikarangira batangiye kuba bakundana. Ese bizagenda bite? Bizagenda bite ko uriya mwana w'umukobwa yari afite ubukwe kuri uriya munsi kandi uriya mugabo nawe nyirizina akaba atemera kuva ku izima? Byose nibyo turi buze kuba twareba kandi muraza gusobanukirwa akantu ku kandi ku bantu mukunda inkuru z'urukundo cyangwa inkuru zigisha isomo runaka. Barakomeje mu by'ukuri bigera naho batangira kuba basomanira muri ka kazu kameze nk'agatente. Gusa byose ni urukundo, byose ni ukuba umwe akunda undi. Uti rero bimeze bite? Barakwereka hakuno bwaragiye burira, bumaze kwira twongera kubona hakuno umusore avuye kuzana agakawa
agakawa yaravuye kuzana yaje ari kuvuga ati rwose ntabyutse mbona nkwiye kugutegurira akantu gatuma umera neza. Keya ni gutya zitangira ndetse kukwereka hakuno umukobwa yambwiye atumva ni gute uri umuntu w'agatangaza gutya, ati njye ariko barabizi ndatwika sana kandi mba ngomba kukwitaho nkakwitaho wese. Njya kukwereka hakuno umukobwa yabwiwe amagambo akomeye ambwira ati njyewe iyo napanze gukora ikintu ngikora rwose nivuyeyo. Umukobwa ati ariko nanjye urabizi ko nanjye ntajenjetse nari kubyuka nkajya kuba nakitegurira. Bakwereka umusore yavuze ati ariko ndacyafite indi proposal, ati mfite ikintu nshaka kongera kugusaba, ati urabizi neza ko kuza mu buzima bwanjye nanjye ubwanjye byarampinduye kandi nitaye ku bintu byabaye, nitaye ko uriya mugabo yari arimo araguhiga, arimo arashaka kuba yakugira ikintu kibi agukorera. Mu by'ukuri nicyo kintu cyatumye numva nakomeza kuguma iruhande rwawe, ariko hari umunsi umwe uzatungurwa ugatungurwa n'ibyo uzabona. Ati wakihanganye tukaba twakigendera mu mujyi ko mafite y'umuryango ukava hano tukijyanira. Umukobwa byaramutangaje cyane uburyo umusore nk'uyu atekereje kuba yamusaba icyo kintu. Muri ako kanya umukobwa yabitekerejeho cyane aravuga ati ni gute nshobora kuba nafata uyu mwanzuro umeze utya, ni gute nshobora kuba nakwemera ko ikintu nk'iki gishobora kuba cyaba kandi kikabaho binunguye. Umukobwa yabuze icyo amusubiza ndetse ntabwo yari kumuhakanira cyangwa ngo amwemerere. Umukobwa yambwiye atumva ntabwo byashoboka, urabona nari natiye n'ikanzu y'abandi, nari natiye ibintu byose bishoboka, guhita ngenda rero ntabwo byankundira kandi wihangana. Umusore amaze kumva ayo magambo byaramubabaje cyane ndetse abona ko amahirwe yose yageragezaga gukoresha birangiye bidakunze. Umukobwa akomeje kumuhereza impamvu ambwira ati rwose natiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umusore ati ariko ibyo ngibyo twanabyishyura ariko tukajyana. Igisore Andrea yatangiye kuba yakunda umukobwa ndetse sinzi ko hari andi mahitamo afite y'icyo ashobora kuba yakora. Umusore nta kundi yarihanaguye aravuga ati nta kintu nshobora kuba nakora usibye kwihangana gusa. Ibaze nawe kuba wari utangiye gukunda umukobwa, kuba wari utangiye kumugaragariza uburyo umukunda ariko ku munota wa nyuma agatangira kukwereka yuko mu by'ukuri atajyana nawe. Umusore byaramubabaje ariko nanone yibuka yuko nta kundi ashobora kuba yabigenza. Umukobwa nawe mwibuke siwe akunda uno musore ndetse kuba yamukunda nta n'ikindi kintu ashobora kuba yakora. Umusore yarahagurutse aravuga ati sasa reka nigendere kandi byari byiza kubonana nawe. Umukobwa yagiye kugira ijambo avuga, ijambo riramucika ariko birangira atarivuza. Aravuga ati mana yanjye n'ibiki nkoze. Yariryamiye kuko yabonaga basi ahangaha ibyo kongera guhura n'umwana w'umusore byari birangiriye hano. Bongera kutwereka hakuno umukozi wo mu rugo arimo arapakinga ibintu ndetse mu kumara kupakinga umukobwa yaraje ambwira ati bimeze bite ko urimo urapakinga ibintu, umugabo wanjye wigeze umubona? Ndetse umuntu arambwira ati umugabo wawe agiye kuba yagenda ndetse yari yapanze ko ibintu byose ashobora kuba yabihindagura akagucika, ahubwo gira vuba ubikurikirane. Umukobwa yasubiye inyuma yiruka, mu kugira hanze bongera kutwereka hakuno wa mugabo ari mu modoka ari kugenda apakira ibintu. Mu kugira hakuno avuga ati hani uraje, bisa nkaho arimo aramusekera ndetse mu kumara gufunga butu yaje ahita ambwira ati niko mbwira wari wagiye hehe wagacucuwe, turabona ukuntu aguhize nkakubura. Yatangiye kuba yamutortira ashaka kuba yamugira nabi ndetse ku rwego rukomeye cyane. Muri ako kanya yari ari kugenda amukanda ambwira ati wagicucuwe naraguhize ngo tujye gukora ubukwe, wari wagiye he?
ko nakwirukanseho nkakubura wari wagiye he? Umukobwa ati rwose wari urimo urashaka kuba wangira nabi niyo mpamvu nagiye. Ati rero kano kanya ntabwo byakunda. Ikigabo ubona ko gifite umutima mubi cyakomeje kujya kimubwira ati noneho rero ndaza kuba ndeba aho uri buze kunshikira, ndaza kuba ndeba ko hari n'umuntu ushobora kuba yagutabara. Ati ubu kano kanya ngiye kugushimuta mujyane ninshaka nzakugurishe, hita winjira muri iyi modoka vuba kandi ntukomeze kunesha umutwe. Kwereka yaramufashe ahita amwinjiza mu modoka ubona amujyanamo nabi cyane. Gusa muri iyo modoka hari harimo umushoferi, ntabwo uno mugabo yijyanaga. Ndetse bongera kutwereka hakuno ikigabo kigezemo kimubwira kiti ubu zino saha ndagufite. Muri ako kanya wa musore yahise ahindukira ambwira ati sigaho wa mugabo, ibyo bintu uri gukora ntabwo ari byo. Undi aramubwira ati wagicucuwe kuri umushoferi, ibyo ngibyo ntabwo bikureba. Ni gute uhindukira? Twara imodoka. Mana nyagasani, wa musore wari uri kuvuga niwe wa musore wari uri kumwe na wa mukobwa. Ndetse umusore aramubwira ati wa mugabo we nta hantu ushobora kujyana uno mwana w'umukobwa. Ikigabo kitari ku wa mushoferi we dukoranye imyaka myinshi cyane. Ati rero niba ushaka kwivanga mu byanjye n'umugore wanjye ugiye kuba wabona uwundi we. Umushoferi aramubwira ati umva nawe ubwawe ntabwo uzi ibyinshi nkuziho, niyo mpamvu unacunze nabi namaze gushyiraho sensa za polisi, ubu ibintu byose wakoze barimo barabyumva. Ndetse umugabo nawe yakomeje kwihagararaho, ariko umusore aramubwira ati umva namenye akagambane kenshi cyane wakomeje kugenda ukora, ndetse n'ibintu byinshi wakomeje kugenda ukorera uno mwana w'umukobwa. Ati rero iki nicyo gihe cyo kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa, unamenye ko ugomba kuryozwa ibintu byose wakoze. Ndetse muri ako kanya ikigabo cyo cyumvaga barimo barakibeshya, ndetse kikavuga ati uribeshya cyane wa musore we, ugomba kuba wakiga isomo. Umusore arambwira ati umva ndabona ibyo wanakomeje kugusaba utari kubyumva. Ati rero igikurikiyeho hagomba gukurikiraho izindi mbaraga zitandukanye n'izo wowe urimo uratekereza. Ati rero utarasohoka, utaragira n'ikintu cyose ukora, ubu polisi ziri kukumva uraje uhite ufatwa. Ndetse kwereka muri ako kanya nk'uko umusore yari amaze kuba yabivuga koko, ndetse nk'uko umusore yari yamaze kuba yabiteganya. Yambwiye ati umva nta munyabyaha wigeze arokoka. Barakwereka polisi yari imaze kuba yahagera muri ako kanya. Umukobwa we ahari yatunguwe cyane, ameze nk'umuntu urimo urarota. Wa mugabo polisi yahise imusohora mu modoka, aramubwira ati wowe ngwino uze tujye kugufunga kuko ukomeza guhohotera abagore. Kwereka wa mukobwa yarasohotse, amaze kuba yasohoka ahita aza noneho yegera wa musore. Mu kumara kumwegera aramubwira ati biriya bintu wabikoze gute? Kubera iki utambwije ukuri? Kubera iki utambwiye ko hari ahantu uhuriye n'umugabo wanjye? Umusore yabuze ikintu yavuga, arangije aramubwira ati mva rero nkubwire, kugira ngo ikibazo gikemure neza ubanza kwitwararika. Iyo ndamuka nkubwiye ko nkorana n'umugabo wawe cyangwa ndi umushoferi we, ntabwo wari kunyizera, ahubwo wari kugira ngo ndimo ndashaka kuguprofita. Ariko rero zino saha urabona ko ibintu birangiye mu mucyo. Umukobwa yaramwitegereje aramubwira ati harya wari wansabye ko twakijyanira mu mujyi? Ndakeka noneho twakigendera. Disi umusore yashatse ko mu by'ukuri yakikundana n'uno mwana w'umukobwa kubera imico yaramaze kuba yamubonaho. Urukundo ni gutyo rwatangiye, ndetse n'inkuru yacu ari nako imiragera ku musozo. Nkubwira ngo kuba wakora subscribe, kuba waduhereza inkunga yawe yo kudukurikira ni kimwe mu bishobora gutuma dukomeza kuba twaguhereza izindi nkuru nyinshi kandi nziza cyane. Ni gutyo umusore byarangiye mu by'ukuri yegukanye umwana w'umukobwa. Nkubwira ngo izindi story nakagaruka, njyewe tuba turi kumwe ndetse tubana umunsi ku munsi. Nitwa Theogene. Kora subscribe duhure mu yindi nkuru.